nyine tuvanye Amerika bameze nk'abantu bisharije igice cya ideology noneho kuko urebye ni naho hari Russophobia niho hagaragara Russophobia cyane urwango rw'abarusiya n'iki bo bameze nk'abantu bisharije muri iyi ntambara bavuga ati agace ka ideology mu kaduhe ibyo byose babaga babizi umwanzi babaga bamuzi babaga bazi nabibyo bazatanga ko abanyaburayi nibo bantu batanze ibintu bike nabo zatanga bike muri intambara ariko ibyo batanze bakabivugiraho cyane media zabo zigasakuza cyane abasesenguzi babo bakabyirirwamo bishingiye kuri ideology barimo bararwana intambara ya ideology noneho rero urugamba rujyanye na politike na diplomasi rwo rusa naho rwanze ariko bakarufatanya n'abanyamerika hanyuma abanyamerika rero bo bakisharira none ibijyanye n'ibikoresho mu buryo bwumvikana kuba intambara iriho hagati ya Ukraine n'Uburusiya ni ikintu gihombya abantu kurusha uko umwe yatsinda kabone n'ubwo yatsinda Uburusiya ku ruhande rw'abanyaburayi igihombo cyagabanuka kubera iki kubera yuko tugiye nko mu bintu biri materiyeri birane ibihugu biproduiza ibiribwa byinshi cyane biproduiza amavuta menshi biproduiza gaze nyinshi bigaproduiza n'ibindi Uburusiya ufite biriya bihugu twaje kumenya ko bitunze Uburayi kuri byose cyane rwose kuri byose ni ukuvuga ngo kuba intambara iri kuba ubwabyo byafrenye cyangwa byahagaritse dynamisme cyangwa iterambere ry'ubukungu bw'abanyaburayi n'abandi basigaye ariko impamvu turi kuvuganya bara nuko ari bo bari mu ntambara mu buryo buri indirect noneho rero baravuga bati se iyi ntambara kubiri kuba biri kuduhombya kuko ibihugu bidusupplyinga nibyo biri kurwana byaba byiza intambara ihagaze reka rero dufata uruhande bagomba gufata uruhande bagafata Ukraine birumvikana ariko buriya mu bundi buryo n'Uburusiya nubwo bwatsinda abanyaburayi bakunguka nuko bashaka kunguka hatsinze uwo bashyigikiye wow ni ibintu ngewe bijya bincanga kubera ko mbona ko urabona nk'iyi contre-offensive yavugwaga abanyamerika ntibashobora kohereza abana babo kuriya abafaransa ntibashobora kohereza abana babo kuriya niyo mpamvu akenshi ubireba ukabona ko ari akagambane ku baturage ba Ukraine ikindi kandi ukabireba uburyo intambara irimo kubamo ukareba uburyo abarusiya bakomeje gusunikirwa kugira ngo ubushize warabitubwiye uburyo Putin yakomeje gusunikirwa kuba yakora amabara yakwica abantu benshi muri Ukraine ariko kugeza uyu munsi akaba atarabikora ariko hari n'ikindi cyo gusunikira Uburusiya kuzana ibikoresho byabo biri kuri top nahoze mbona ibifaro byabo armata bitaragera muri Ukraine mbona STU zabo izindege zabo karabutaka bagereranya na S35 ntibiragera muri Ukraine iyi ntambara y'ibikoresho muri Ukraine urabona atari yo umunya Ukraine arimo kuzira mbere na mbere reka twibuke yuko Ukraine buriya mbere yuko ijya mu ntambara cyari igihugu gisanzwe nacyo cyafataga Uburusiya nka patron ikibigaragaza nuko Uburusiya muri 97 ntibabyibuka neza buriya Ukraine yahoranye nuclear yahoranye intwaro za nucleaire ariko kubera ko yari bizi ko hari le patron hari le chef Uburusiya burabwira bati rero ibi bintu ntabwo mu bishoboye si ibyanyu nikimenyemenye impamvu mwabigize ni by default kubera ko URSS yarasenyutse mufata ibyari biri aho ngaho ako twebwe turi le patron ni muzane tubibabikire tuba protecting mu yandi magambo igihugu kidashobora kwiprotectinga kikemera kuremeta ibikoresho bifite ngo ufite uremera ko hari le chef Ukraine rero nta kindi gitangaza yari ifite uretse kuba nk'uko bivuga yarashutswe mu by'umuntu nakwita bamugani nk'akagambane ishukwa yuko iri ahantu hari strategique kandi koko nibyo ahantu iri abanyaburayi bahabonye neto ihabonye yahita iyobora igice gisigaye kuko ya balance y'imbaraga twavugaga yabirangiye n'abarusiya byajya bibagora gukoresha inyanja y'umukara ugira gute noneho rero
bagwa mu mutego wo kumara igihe kirekire muri Amerika ibagaza gake gake, ni muze nimugire muri cya mugire muri cya mugire muri cya mugire muri cya, babatorera abategetsi, haba imyigaragambyo, Amerika irayishyigikira, Maidan urayizi, byose byabaga buriya ari umuntu uri kwagaza US Ukraine. Ariko mu by'ukuri bari babizi yuko igihugu bari kwagaza nta bushobozi bwo kurwana gifite, ahubwo nuko kiri ahantu bo bita strategique, ahantu bashaka. Ikintu uvuze, nigeze gukora ikiganiro mvuga ku makosa Ukraine yakoze no ku makosa Putin nawe yagiye akora muri iyi ntambara. Hari ikintu cya Zelensky kwibeshya, kwitwaza icyo kintu, akumva ko umunyaburayi azakora igishoboka cyose kugira ngo aho hantu ahabone, akumva ko umunyamerika azakora igishoboka cyose kugira ngo ahabone. Njye mbona ari ikintu kinini Zelensky yibeshyeho. Zelensky nibyo yaribeshye, ariko ikosa Zelensky, ibyo Zelensky yibeshyagamo ni ibintu byari byarabibwe kera, ni imbuto yari yarabibwe kera. Noneho tubona ari Zelensky uje mu gihe cyo gusarura, ariko imbuto yari yarabibwe kera. None se ninde muntu wabibye urwango hagati y'abanya-Ukraine bo mu burasirazuba no mu burengerazuba, bamwe bavuga ikirusiya n'abavuga ikinya-Ukraine? Ni ibintu bya kera. Ninde se muntu wabwiye abantu bo muri Donbass ngo mutangire kwanza kubera iki intambara ya 2014 yabaye yo muri Crimea? Aho niho ugomba kwibaza. Intambara yo muri Crimea ni ibintu bya kera, bimwe bishingiye kuri ideology, ibindi bishingiye ku mipaka igabanije nabi, ibindi bishingiye ku butaka. Abantu bose ari abavandimwe bagiye bahana, hanyuma bakaza gusanga umwe afite master we n'undi bagomba kuba master, bavuga ati none mudusubize ibyacu, bikaba ku ngufu. Aho hantu rero ibyo bintu nibyo Zelensky arimo yigaraguramo. Zelensky we yageze ku butegetsi yageze ku butegetsi igihe kigeze, igihe bateganyije kigeze cyo guturitsa ibintu. Ibyo yibeshyemo byose birahari yego, ariko yabyibeshye ku kintu n'ubundi. Ni nk'uko ushobora kuba wari utetse, urumva, ugateka agahita haza umuntu, wowe uhishije agahita haza umuntu akazi wawe, agahita afata bya by'akarura agatangira gushyira ku meza. Hari igihe abantu batamenya ko ari wowe watetse, kubera ko we warangije guhisha, ariko umuntu ahita azararura. Zelensky nibyo biri kumubaho. none Zelensky wakomeje kuvuga ko adashobora kuganira n'Abarusiya, ushyizeho n'itegeko rimubuza kuba yavugana na Vladimir Putin. Uyu munsi kuri ntuza front zose z'urugamba nta result arimo kubona. Ubonye biri kuvugwa muri NATO, bushize twavugaga ibyavuzwe n'umu chief of staff wa Stoltenberg, ibyo yavuze avuga ko Ukraine ishobora kwemera gutanga buriya butaka Abarusiya bafite, none igice gisigaye kikajya muri NATO. Nubwo ntazi ko nabyo Abarusiya babyemera, ariko wumva ko hari propaganda cyangwa se igitutu kiri kuri Zelensky cyuko igihe cyegereje cyo kujya mu biganiro. Yes. Bizakunda na Zelensky cyangwa bizasaba ko avanwaho kugira ngo Zelensky azemera yongera ashyire umupira hasi, ubutagondwa bushyire hasi, ajye mu biganiro? Ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko Zelensky ari kwegizekita imipangu yanditse neza, yanditswe n'undi muntu, notama uburengerazuba cyangwa OTAN. Zelensky yagiye ku butegetsi 2018 niba nibuka neza, nibyo? 2018 ni mbere ya Covid. Zelensky ntabwo ari we wibwiye ngo nkeneye kujya muri OTAN. Igitekerezo cyo kujya muri OTAN cyari kihasanzwe. Zelensky si we wibwiye ngo akeneye kujya muri European Union, igitekerezo cyari kihasanzwe. Ahubwo avec le temps progress yagendaga itera imbere, cyangwa se gushyira mu bikorwa izo gahunda bikagenda bitera imbere. Zelensky aba umuntu abanyamerika benteresheje ko byaba byiza agiye ku butegetsi, kandi yahagera agahita ashyira plan politique mu bikorwa ihasanzwe. Ni ukuvuga ngo ibintu Zelensky ari gukora ni ibintu byanditswe kuva kera. Niba wibuka neza zira ntambara z'abacecene n'ibiki,
ukareba ukuntu buriya buhugu bwo muri Baltique bwagiye muri OTAN. Buriya buhugu bujya muri Baltique si muri 1997, ariko biriya byari biri mu mupango w'ukuntu bazagenda bafata igice gito bagenda bomeka kuri OTAN kugira basatira amarembo y'Uburusiya. Kuko buriya igitekerezo cya OTAN kuri kiriya gice ni ibintu bitatu. Icya mbere ni ukwegera cyane Uburusiya bakoresheje territoire ifatika, igice kimwe bakagishyiramo OTAN, kikajya muri OTAN. Icya kabiri ni ukugenzura inyanja y'umukara ubundi batagenzura na gatoya. Urumva ikindi kintu buriya gihangayikisha cyane OTAN ni ukuba badafite imbaraga zihagije muri Caucase. Ibice bya Caucase ni biriya bice birimo za Uzbekistan, Azerbaijan, kiriya gice cyo hafi na Kamel Caspienne. Bifite gaze nibyo bya mbere, biri mu bya mbere ku isi bifite gaze. Yego, biri mu bya mbere bifite gaze n'amavuta byose bicuruzwa n'amakampani y'Abarusiya. Nubanga icyo kintu rero ubundi mu buryo bwaba economically, politically bituma US imera nkaho yibura muri kiriya gice. Ibyo bintu rero ntago abanyamerika kuko bazi nyine ntago bashaka kwihanganira kubaho batagenzura Caucase, igice kinini cyane. Kandi ubwo Caucase binavuga iki? Caucase rega yegereye nanone uburasirazuba bwo hagati, ihita iza igafata n'igice cy'uburasirazuba bwo hagati kirimo za Syria na za Iraq na za Iran na za nuwango hariya muri kiriya gice cyo kiriya tuvuga icyo kirimo Ukraine, ifitemo Ukraine yonyine. Igice cya Caucase nta kintu ifitemo. Uburasirazuba bwo hagati ikagiramo Israel gusa. Ni sasa wa utaka bunini rero igomba gukora ibishoboka byose igakora infiltration, ikagenda ikagerageza kwinjiramo hariya. Ni mu migambi hari rero harimo yuko agomba gushyira Ukraine muri OTAN rwose. Kandi noneho Ukraine ntige muri OTAN gusa ikajya muri European Union. Iyo birebye wowe ubona biri kugana he? Ubona Zelensky biragenda bite? Ukraine biragenda bite? Zelensky mbona bizarangira Amerika imuhaye indi mission swat mubwira bati rero reka dutsindwe ahantu biragoye, kuko je simbona abaturage bamwica. Ariko nta nubwo yego, ariko simbona Uburusiya burekura, ntago bishoboka ngo ubutaka bwegereye umupaka, ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Ukraine, simbona Uburusiya burekura ngo babubwire ngo bujye muri OTAN, ngo abandi bajye hari. Ku buryo nge mbona no muri possibilities zihari nyinshi cyane. Imwe muri izo ni yuko kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Ukraine cyacikamo kabiri, hanyuma ubwo nacyo cyaba kibaye nka balkanization se, kigacikamo kabiri, swat kikaba igihugu kwacyo cyangwa kikagenzurwa n'Uburusiya cyangwa se kikagenda mu bundi buryo. Ariko ntago mbona Uburusiya bwemera gutanga. Ibyo nibyo Ukraine yanze 2014 amasezerano ya Minsk yavugaga. Ariko ibyo nanone nibyo byatugejeje kuri intambara rero, kutayubahiriza. Niba Zelensky ko yarwana kose n'abanyamerika uko barwana kose, igihe cyose Uburusiya bugishaka integrity, gishaka ubudahangarwa bwa territoire yayo, ntibuzemera kurekura kiriya gice. Ntago bishoboka. Bazacyongera ahubwo bazacyongera. Ibyo bivuga yuko intambara ishobora kumara igihe kirekire cyane. Abanyamerika barabishoboye, Abanyaburayi barabishoboye cyane kuyimaramo igihe kirekire. Yego barabishoboye. Cyakora hari ibintu bizageraho bigatungurana mu ntambara. Ikintu cya mbere kizatungurana n'abaturage ba Ukraine. Abaturage ba Ukraine bazageraho, nkeka ko igihe kizagera cyane cyane nk'igihe Zelensky yaba atagihari cyangwa atakiri ku butegetsi kuko hatorerwa manda. N'ubu hatangiye kugaragara imyigaragambyo contre Zelensky. Hari igihe kizagera abaturage bagatangira kurefreshinga mind, bakavuga ariko harya ubundi ni iki cyatwinjije mu ntambara, turi kurwanira iki? Uyu munsi abagabo benshi bo muri Ukraine ntabwo bashaka kujya mu ntambara. N'abasigaye benshi barashira. N'abasigaye barashira ku rugamba. Ukraine iratakaza abasirikare benshi mu gihe cy'amezi 3. Niba imibare tubona ariyo, je doute entre parenthèses, niba imibare tubona ariyo, abasirikare 60,000 bapfuye mu mezi 3 n'abasirikare benshi cyane. Cyangwa tuvuge ko imibare atari nayo, tuvuge nk'ibihumbi 40. Ni benshi still ni benshi. Ni benshi. Abaturage ba Ukraine bazageraho bavuge bati igihugu cyabo kigiye kuzura mine, kigiye kuzura mine, harya ubundi turi kurwanira iki? Kubera iki turi kurwana? Kubera turi mu ntambara. Abaturage bahinduka ubutegetsi.
niyo mpamvu ndi kuvuga nti Zelensky njyewe njya mbona ikintu kizashoboka abanyamerika bazakora ni elimination physique ya Zelensky cyane rwose cyane birashoboka cyane capable yabyo rwose kandi noneho baza n'undi muntu uzana ambition nshyashya avuga ati ndashaka kuganira ndashaka kugira gute nta wundi muntu rero ibyo bintu abanyamerika ni ibintu bashoboye cyane use wabonye ukuntu bahandurinze ikibazo cya Israel na Palestine muri 2004 igihe baha Yasser Arafat igikombe cya Nobel wabonye ukuntu batangiye kubihanduringa ni ba bantu babona kubera ko bo nta pfunwe baba bafite ko niba bagiye mu ntambara mu buryo buri direct ugira ipfunwe ni wowe wagiye mu ntambara nta pfunwe bashobora kugira ryo kuvuga bati Zelensky naveho bashyireho undi ahita negosiya amahoro cyangwa ashobora no kuza ari contre y'abanyamerika rwose aribo bamushyize avuga ati twebwe dushaka amahoro intambara turarambiwe njyewe mbona aricyo kintu kigiye gukurikiraho kubera ko niba badashobora kwangaja abasirikari babo ngo baze barwane n'abarusiya ubwabo iyi proxy yabo ifite igomba kuzarangira nk'uko iya Vietnam yarangiye nk'uko iya yarangiye ahubwo ababishyizwemo njya mbivuga Zelensky azacunge cyane atazisanga ari kwirukanka inyuma y'indege nka bimwe twabonye muri Afghanistan ko nabonye perezida wa Assemblée Générale y'Assemblée inteko ishinga amategeko y'abarusiya avuga ati twebwe ku mupaka wa Polonye niho tuzagarukira. Polonye nayo warabibonye ko iri kwivanga mu bintu bitayireba cyane still kubera ya influence ya OTAN. Hari ikindi kintu rero kizaba muri intambara giye mbona cyaranatangiye abanyaburayi bafatanya n'abanyamerika mu migambi yabo n'iki nabo batangiye kurambirwa. Ubudage bwari dekare buravuga butari ko harya ubundi intwaro tubaha nizo gukora iki tugiye kuvida amakese yacu ariko mbona abadage bararakajwe na kompro yakozwe yo gusenya yo guturitsa Nord Stream. Yes nabyo biri muri ibyo kuko finalo mu bundi bumvaga nubwo batera gushyigikira intambara ubundi byagombye bikuba biri muri avantage zabo bakishyigikira ahubwo bijya muri desavantage zabo. Gaze ibirahagaze noneho bigaragara ko na projet kugira ngo izongere iraninge bizagorana Ubudage babushyize mu bibazo by'igihe kirekire ariko ni ibibazo bura basangiye n'abanyaburayi kuko buriya hejuru ya 60% bya gaze y'abanyaburayi iva mu Burusiya ica munsi y'ubutaka bwa Ukraine no mu mazi ya Ukraine n'uyu munsi. Abanyaburayi rero bagezeho baravuga bati barashaka kuzagira bakavuga bati ariko nibyo abanyamerika n'inshuti zacu ariko baratubonera gaze kandi wabonye ko byananiranye kugeza ubu ntibabonera birananirana baratubonera se amavuta nabyo ntibishoboka baratubonera imirire se ingano n'ibigori n'ibiki ntibishoboka uranium noneho ibyo nibinarangira babe bari gufata amastoke yacu y'intwaro tubahereza abanyaburayi umunsi umwe bazabyuka bafata icyemezo. Fete niyo revolution isigaye kuri iyi si. Abanyaburayi kwibohora ku munyamerika. Ikibazo umunyaburayi gifite afite ubwoba bwa master America. Naho ubundi umunsi umwe buri abanyaburayi bafite n'ubushobozi bwo kurangiza iriya ntambara. None se ubundi ubona iyi ntambara ya NATO rega ishobora kuzarangira ivukamo iyo revolution turi kuvuga? Warabibonye ukuntu Macron bamugurukanye ngo turumva ngo watangiye kumva ngo utangiye kumera nk'umuntu ngo wumva neza ngo ibitekerezo bya Putin ngo na China ngo urayumva cyane ngo Xi Jinping ngo sizi ukuntu uragenda ukavuga ngo ntago uri fasare w'abanyamerika biriya nibajya muri Taiwan bazijyana ni ukuvuga haba hatangiye kuza urwikekwe yuko umunyaburayi wavumbura ko nta nyungu afite hariya ashobora kubivamo nabo bakabura support nuko butsi nabi Macron kandi Ubufaransa ni igihugu gikomeye muri European Union ni icya kabiri kuba nimero ya kabiri muri European Union ashobora kuvuga ati je ntabwo nshyikiye bira bintu by'intambara za Vietnam nahe aba ari ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu bamwutse nabi rero umunsi umwe rero hari igihe kizageraho ababyumva nka Macron nubwo hataba ari vuba babibe abawe yaraba opposer arabo ujye ubona mu nteko za European Union baba bahagaze kuri urwo ruhande urusa n'urwa Putin n'abana muri za opposition z'abafaransa n'izabongereza n'izabadage hose hari abantu batabyumva ibintu birimo kujya imbere hano muri